dukomeje kubasuhuza rero uyu munsi twiriwe hano i Kibeho aho Archdiocese ya Kigali abakristo bose bayigize amaparuwasi atandukanye ayigize twaje dushagaye umwepiskopi wacu mu rugendo nyobokamana ngarukamwaka. Uyu munsi ukaba ari urugendo nyobokamana rwihariye special twavuga kuko Archdiocese ya Kigali ikoze urwo rugendo irimo kwizihiza yubile imyaka 50 imaze ishinzwe. Ni special kandi ku paruwasi ya Gikondo kuko nkuko babibonye paruwasi ya Gikondo yakiriye urumuri iherekeza muri yubile igiye kwinjiramo imyaka 50 nayo imaze ishinzwe. Kanye rero turi kumwe na padiri mukuru wa paruwasi ya Gikondo yakira urumuri wahawe paruwasi yose, twagira ngo twumve amarangamutima ye nka padiri mukuru uyu munsi. Kwa padiri mukuru, ni umunsi w'ibyishimo cyane kuba byabaye impurirane. Archdiocese yacu ya Kigali iri guhimbaza yubile, izayivamo rero paruwasi yacu ya Gikondo nayo ihimbaza iyo yubile kandi y'imyaka 50. Wagira ngo Archdiocese na paruwasi ya Gikondo byavukiye rimwe. Ni ibyishimo rero n'ibyisho kurabona ko agashya kabaye uyu munsi. Ntabwo twahawe urumuri rwa Yezu gusa, ahubwo twahawe n'umubyeyi Bikira Mariya. Ako ni agashya kadasanzwe kandi hari Yezu n'umubyeyi abahari. Icyiza rero kisumbuye twahawe urumuri, tuhabwa n'umubyeyi Bikira Mariya hakiri kare, agiye gutambagizwa rero mu ngo zacu. Murebe rero umubyeyi Bikira Mariya, murebe na Yezu Kristo urumuri nyarumuri, urumuri rumurikira imitima yacu agera mu ngo za buri mukristo wese muri paruwasi yacu ya Gikondo. Ni ibyishimo bikomeye cyane. Turongera kwibutsa abakristo ba paruwasi ya Gikondo ko turi kwizihiza imyaka 50 paruwasi ivutse guhera muri 73. Ni igihe kirekire rero. Tugomba gushimira Imana, tugomba kuyisaba imbabazi no kwisaba umugisha w'ibyiza yaduhaye ibidukomereze. By'umwihariko nk'uko umwepiskopi yabitinzeho, Yezu mwiza turifuza ko yatambagira mu ngo zacu izifite amakimbirane, Yezu akazigenderera n'umubyeyi Bikira Mariya akadushyira mu gishura cye. Dore ko wiziritse kuri Yezu akizirika ku mubyeyi Bikira Mariya, ni ukuri nta kintu na kibi na kimwe cyamuhungabanya. Ndumva ari byo bikomeye cyane bitanasanzwe. Twashimiye Imana uyu munsi kuko ntitwahawe Yezu gusa urumuri nyarumuri, ahubwo twahawe n'umubyeyi Bikira Mariya. Bibaye ngombwa ko muvuga mu magambo make cyangwa interuro rimwe uko urugendo rwagenze uyu munsi, mwavuga gute urugendo rw'uyu munsi? Mu ijambo rimwe rero navuga ko uyu munsi by'umwihariko kuri paruwasi ya Gikondo ni umunsi twongeye kwiragiza Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya ngo bashinge imizi mu ngo za buri mukristo wese utuye muri paruwasi ya Gikondo ku byiza batugiriye. Tugeze hano i Nyarushishi aho tubona ishusho Yezu Nyirimpuhwe. Kuba atayizi sinzi icyo wababwira umwihariko Nyarushishi ifite mu gufasha abakristo mu kongera ukwemera. Buri gihe urugendo dukorera i Kibeho rurasa nkaho ari uruherekane, ko tuza tukajya i Kibeho kwa nyina wa Jambo, tukongera tugaca bugufi ku mubyeyi Bikira Mariya, hanyuma twahava tukajya i Nyarushishi. Umwihariko waho ni Yezu Nyirimpuhwe. Urabona ishusho ihari ukuntu ingana, wenda aho nta mabonekerwa yahabaye, ariko buri gihe iyo tuhaje tugerageza gukora urwo rukurikirane rw'ibyiza tuba twakuye i Kibeho tukazana hano, tukongera tukabwira na Yezu ko tumukunda, twarangiza tugasubira mu butumwa bwacu bwa buri munsi. Hano rero n'umwihariko urabona ko no hano nanone twongera tugahagarara, tukongera tukabwira Yezu ko tumukunda, yaba mu ishapure yaba no kureba ukuntu hameze, tukabwira Yezu tuti urakoze ko wagendanye natwe, kuko niho hantu hakomeye twongera guhagarara, tukongera tugahagarara tugeze iwacu. Ni ibyo ngibyo navuga mu ncamake hano Nyarushishi. By'umwihariko abakristo muri paruwasi ya Gikondo ntabwo ntibacike intege kandi ntibishinje. Twahababereye batahane uwo mugisha udasanzwe. Ntabwo twahawe urumuri
gusa, oya, twahawe Yezu n'umubyeyi Bikira Mariya, kandi n'umuntu wese wasigaye mu rugo, urumuri n'umubyeyi Bikira Mariya azataha mu rugo rwe, azataha mu rugo rwe. Niyo mpamvu twahereye kure mu mpuza ya Emmanuel muri santrale y'Umurambi, byanga byakunda n'utaje, imigisha twaronye hano ku mubyeyi Bikira Mariya tuzayigeza mu ngo za buri muntu wese, uburyo tuzahimbaza yubile ya paruwasi yacu, buri muntu wese rwose ibyiza yifuza ku Mana yarabironse. Aha turi rero kabari mbuga ya Nyarushishi, ahari ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe, nyuma yo gusoza igitambo cya misa, nyuma yo gusoza ibikorwa byose bazanye hano paruwasi ya Gikondo n'abandi bakristo ba Diyoseze ya Kigali. Abakristo bose bakaba baje hano Nyarushishi, abenshi kugira ngo basoreze hamwe urugendo nyobokamana rw'uyu munsi. Twese rero tukaba tuboneyeho kubifuriza gusubira mu rugo amahoro. Abo twajyanye twifurije amahoro, abashoferi bacu twifurije amahoro, kugenda neza. Twese tutahane imigisha mu ngo zacu. Mwari kumwe na Joseph Mukiza hano i Nyarushishi.